ngaho twagumye aho ngaho noneho aho ngaho baramudutumagaho ngo tugende tumuzane bikanga burundu ku buryo nubwo bagutuma ngo uvaneho umusatsi cyangwa se urwara bitari bushoboke. Niyo mpamvu umuntu akiranukiye Imana asenga Imana akenshi baba bazi yuko umuntu apfuye umubiri wihita ugenda ikuzimu abadayimoni bakawufata, ariko nubwo yashikana yarakoreye Imana n'umubiri we nta mudayimoni yabaga yemerewe kuwegera. Noneho twagumye aho ngaho baravuga ati rero uzagenda ushakisha abantu babiri bazabasimbura. Naragarutse ndabashakisha ndababura, baravuga ati we nubabura n'ubundi bari baragutanzeho ikimazi cyangwa se igitambo kugira ngo bazakubage bakurikiye. Nubwo byari ngombwa yuko twasubiraga ikuzimu nyine kubera ko aho ngaho twari turi ibitero kubera ko amasengesho y'abenshi byageraga muri iyo kamwe. Rero haje kugera igihe ubwo abo badayimoni babiri twari twabuze barambwiye ngo ndagenda mbashakishe nimbabura nzajyana abandi bantu babiri bazabasimbura. Noneho birangije byabaye ngombwa ko mbashakisha ndababura nongera asubirayo, barambwira ati n'ubundi we bari baragutanze kugira ngo bazakubagiye bakurije tuzakubaga. Birangije ndababwira ati mureke asubire ku isi mbashakishe. Naraje ndabashakisha ndababura, birangije barambwira ati rero ugomba kujya ku murongo wabo bazabaga. Birangije naje kuguma aho ngaho, noneho naje kugera ubwo ngubwo ndajya ku murongo. Imbere yanjye haburagaho nk'abantu 5 kugira ngo nanjye bangereho. Birangije naje kubabwira ati mube muretse nongere subire ku isi ndebe yuko ndi bubabone. Naje gusubirayo, noneho subiyeyo naje kugenda ndimo kugenda angeze ku isi nibwo byabaye ngombwa yuko subira ikuzimu. Ndimo kumanuka naje numva ijwi rimbwiye ngo igihe cyawe cyo gutabagwa kirageze. Maze kuryumva nako nahise mvuga ngo wasanga rivuga yuko igihe cyanjye cyo gutabaruka kigeze. Ubwo ngubwo rero namaze kugera ku murongo ubigira kandi byajwe ritangira kunyobora ahantu ndi bunyure. Natangiye kunyura aho iryo jwi rimbwira, byanambwiye ngo ugiye kugenda uri bugere ahantu hari bariyeri. Naje kugira ngo ni bariyeri isanzwe, ariko naje gusangaho abadayimoni bafite amacumu ya kimiri. Maze kuhagera numva irindi jwi rambwira ngo subira inyuma, irindi rikambwira ngo komeza. Noneho umita nkomeza nibwo nagiye kubona bazanye ayo macumu benda kuyantera. Birangije numva mpawe imbaraga ndasenga. Uko nakomeje gusenga numva noneho ndimo kuvuga Yesu neza bikemera. Niyo mpamvu ubwa mbere nkigerayo bambajije umugabo wo hejuru najyaga kuvuga Yesu ngakomeza mvuga indomo imwe gusa, akomeza mvuga ye indi kurikiyeho irananiye. Noneho ubwo gihe naje kuguma aho ngaho nkomeza ngenda. Naje kugera ku bariyeri ya kabiri nayo usanga abandi badayimoni nabo bafite amacumu. Naje guhabwa za mbaraga none ndasenga. Uko nakomeje gusenga ndeba ndaharenze. Noneho ndagenda ndakomeza uko nahanyuze nageze no ku yindi ya gatatu nayo mpabwa za mbaraga ndasenga. Naje gukomeza ngera ku yindi ya kane nabwo mpabwa za mbaraga ngera no ku ya gatanu n'iya gatandatu nabwo za mbaraga ndazihabwa. Niyo mpamvu abadayimoni bo bagerageje kugira amanuza amabariyeri menshi kugira ngo ntiyazagire uzabasha kuvayo. Noneho birangije naje kugera ahantu ku nyanja sanga abadayimoni bamwe barasisha imyambi, abandi barebare cyane babakoresha amacumu. Birangije abo b'imyambi baragurutse bashaka kuyantera, bashaka kundashisha imyambi. Birangije narahawe za mbaraga ndasenga, bya bintu byose bigahita bihanuka hasi. Nahawe izindi mbaraga ndasenga nanone, abadayimoni bose bari imbere baravaho. Ariko naje kugera kuri iyo nyanja za kubona umudayimoni we ntago yagiraga umutwe, ashinzwe guhita aca umutwe uwo nguwo abona ko yabagiye gucika. Birangije nawe nahawe za mbaraga ndangije ndasenga ndeba kiguye imbere zanjye. Noneho ubwo gihe ijwi ryarambwiye ngo ahantu ugomba kunyura inzira yawe iri aho ngaho kuri ayo mazi. Birangije nabanje gutinya gukandagiraho, nkandagiyeho numva biteye nkaho narindi nanone. Narakomeje ndagenda ngezemo hagati numva irindi jwi rimbwira ngo ese nk'ubuguye muri ayo mazi byagenda bite. Uko nabitekereje niko byaje kugenda. Nahise ngwa muri ayo mazi, maze kuyagwamo nisanze ku ntango iyo bari bagiye kumbagira. Niyo mpamvu niba uri umukristo warinjiye mu gakiza ntabwo ukwiye kuzahura n'ibintu bizajya bigusubiza inyuma kugira ngo uzasubire inyuma. Mani dufashe cyane. Ariko inyuma yaho nuko nagerageje gusimbuka byinshi. Inyuma yaho hari ahantu twashoboraga kugutera uri umukristo tukavuga ngo uriya muntu buri gihe araryama ariko tukamuteza
umudayimoni w'itiro kugira ngo aze kurara adasenze. Hari igihe twaguteraga kubera wabaga wagize itiro, noneho wajya gusenga kubera itiro ryinshi, aho kugira ngo uvuge ndakwirukanye satani mu izina rya Yesu, ukavuga ngo toka Yesu mu izina rya Yesu, cyangwa ukavuga ngo Mana wakoze wandize nanjye ndakurinda amin. Twabaga dushaka ngo urarututse Imana uze kujya kure y'Imana, noneho twahitaga tuza nijoro tukakubiriza tukakwereka ahantu uri buhingi, noneho ukahinga warangiza uri mu guca tukagusubiza mu nzu yawe ukaryama. Niyo mpamvu niba twarabyinjiyemo dukwiye kwitwararika buri kamwe kose. Muri abo badayimoni bandi kandi bari barampereje harimo mwabazana utuntu babashiragamo ngo kugira ngo bazabyare bake. Ndavuga twavaga ikuzimu, utwo bakorera hano ku isi ntatwo nzi ukuntu dukora, ariko twose izina dufite ni rimwe. Noneho barakazanaga bakakagushiramo ngo kugira ngo uzabyare bake. Iyo bamaga kukagushiramo ntaho byabaga bihuriye no kutabyara, ahubwo hazamukagaho umudayimoni w'umugabo arangije akakujyamo uri umudamu. None iyo wabaga urimo kuryamana n'umugabo yabaga arimo kuryamana na cya kigabo kikurimo mo imbere, ntabwo yari kugutera inda ngo bishoboke. Benshi rero baragenda bazi ngo ni abadamu kandi mo imbere ari abagabo baba bamwe. Icyo gihe nuba warabikoze ntuziruke ngo ujye imbere y'Imana uyibwire ngo mpereza ibyo kurya, izakubwaza ngo abakabiriye ko wabishe urashaka kuzabiha abandi. Icyo gihe rero benshi babigenderamo ku buryo batabizi, bakagenda ari abadamu kandi mo imbere ari abagabo bigendera. Imana idufashe cyane. Aho ngaho nari nasubiye inyuma, hari byinshi nagiye simbuka bitewe n'umwanya. Niyo mpamvu navuze ngo abantu baba babishaka byose bategura ibiterane bimara iminsi myinshi, noneho akaba ariho mvuga nisanzuye. Aha ngaho umwanya uba ari muto, aba ari amasaha 2 cyangwa se arengaho, ariko umwanya uba ari muto ntabwo nabimaramo. Nabavuze ngo ubuhamya bwanjye bumara iminsi 3. Noneho bw'icyo gihe naje kuguma aho ngaho. Ubwo ngubwo maze kwisanga ku ntango iyo nari natanguriye, ikintu cyaje gukurikiraho naje gutangira nanone guhura na ya mabariyeri ugira, kandi kubera ko nari natangiriye ku ntango n'ubundi ndakomeza ndagenda uko nakomeje nyura kuri ayo mabariyeri, n'ubundi nagendaga mpabwa zambaraga n'ubundi ngasenga bikagwa hasi. Nibwo rero nakomeje kugenda nza kugera nanone kuri ya nyanja, ijwi rirambwira ngo naho ngomba kunyura. Naje kuhanyura, nari ngiye kugera hakurya, noneho nza kubona umuntu yambaye ibyenda by'umweru, arangije arambwira ngo impamvu mutabaye ni ukubera ko utari waremeye gutanga ikimaze umwana wawe, ahubwo impamvu mutabaye ni ukugira ngo uzagende uvuga ubutumwa mu bakomeye n'aboroheje, mu mujyi no mu cyaro, mu gihugu cyanyu n'ikitari cyane. Arangije arasengera kugira ngo ibintu byose nari narariyoye bizashiremo bivemo. Nari sigaye mfite amaraso asa n'icyatsi kibisi, nta maraso nk'ay'abantu nari mfite. None amaze kusengera yamaranye iminsi 3 arimo kusengera, arangije arambwira ngo hariya wari uri kugira ngo ungereho hano, wakoze urugendo rw'ukwezi n'ibyumweru 2 kugira ngo uzagereho hano. Arangije amaze kusengera nibwo kugira ngo mpagere byari bikomeye cyane. Niyo mpamvu kujyayo biroroshye, ariko kuvayo ntago byoroshye habe na gato. Niyo mpamvu twebwe aho ngaho kugira ngo ngeyo yo yashakaga kugira ngo abantu nabo batari bajye bamenya amabanga n'ukuntu babasha kugwana n'abadayimoni n'ibyo babasha kwirinda. Benshi rero icyo gihe babijyamo mu kutamenya. Ubwo ngubwo ibitero byinshi bigenda bibagabwaho, ariko bo ntibabimenye. Ariko niba ugenda wumva ubuhamya butandukanye, weje ugenda uvanamwe ibyo wumva byagufasha kugira ngo bigukomeze muri uru rugendo rujya mu ijuru. Benshi rero bagiye banyura mu bintu bikomeye, ariko Imana ibibanyuzamo kugira ngo muzabibwire bene so kugira ngo mugende mukomezanya. Rero icyo gihe ntabwo byari byoroshye, naje kuguma aho ngaho. Nibwo nagiye kureba sanga namaze kugera ku isi. None icyo gihe byabaye ngombwa ko batangira kujya basengera hano ku isi. Kusengera rero ntabwo byari byoroshye, twagendaga duhura n'ibitero bikomeye kugira ngo bigende neza. Kugira ngo ngewe nzabohoke ntabwo byari byoroshye na gato. Nagendaga mpura n'ibitero bikomeye ku buryo natahaga ngiye mu rugo aho hantu nari naracumbikishije. Ariko inyuma yaho gato kuvayo nanone nisanze mu gihugu icyo bari barantangiyemo. Ahubwo naje kubona maze kugera ku isi haraje abapasiteri 2 bashira mu modoka, barangije baranjyanye ahantu ku rusengero, batangiye kusengera. Uko bakomeje kusengera nibwo noneho baje kuvuga ngo rero turareba atarimo gukira, tugiye kuzamusubizayo muri Afrika. Baje kungarura baravuga ngo ho bahangejeje bagiye kumpereza abandi bakozi b'Imana kugira ngo nzajye sengerwa. Rero bamaze kungeza muri Afrika, aho bangejeje ntago bangejeje mu rugo narabyanze. None aho hantu bangejeje
naje guhura n'uwitwaga ngo wari inshuti yanjye kera, amafaranga ye bari bampereje yabanje arayantwara, noneho sigara aho ngaho shaka uburyo nzongera kugera mu gihugu cyacu. Birangije noneho naje kuguma aho ngaho, ngenda mura n'abakozi b'Imana batandukanye bakasengera, ariko noneho sinari bwabohoke na gato. Nashoboraga kugenda ntashe mu rugo, ntari ninjira mu nzu nkasanga nk'inzoka riri hejuru y'umuryango kugira ngo ihite indya mu mutwe. Niyo mpamvu abadayimoni bo barageragezaga kugira ngo ntazigera amena amabanga yabo. Niyo mpamvu iyo maze kubohoka abenshi baragira ubuhamya bukomeye, ariko bakumva babutanzeho urugero babase. Kiriya gihe baba batari babohoka bakwiye gusengerwa kugira ngo babohoke bazabashe kubutanga. Ubwo icyo gihe ntabwo byari byoroshye, naje kuguma muri ubwo buzima nguma aho ngaho. Bakomezaga kusengera mu buryo butandukanye bakasengera, ariko ntari nabohoka bakashira imbere genda tubwira ubuhamya, hahitamo imbere y'abantu bakanura bakajya kusengera. Ariko noneho bakomeza basengera ku buryo butandukanye, basengera ahantu henshi. Noneho mu nyuma aho kugira ngo mbohoke, noneho nkahura n'ubutayu icyo bita ubukene, ntangira guhura n'ibyo bibazo gusa.